hazaboneka y'ameza, Imana yacu ihabwa icyubahiro, hazaboneka imitsima. Abana b'Imana mwahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, mwahisemo kwibuka amategeko y'Imana, nimuhumure. Reka mbabwire ngo urugamba rufite uruhagarariye, uyu ni Yesu, kandi ni umugabo w'ingabo udatsindwa, wayoboye urugamba mu gihe cya Yeriko, kandi Yeriko irariduka, n'ibihome byose byo mu isi bizariduka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu kuba mu ruhande rw'Imana rero nta bwoba burimo, kuko mu murimo w'Imana nta banyabwoba babamo. Urakoze data mwiza, tugushimiye yuko ukomeje kutwongerera amahirwe yo kubaho, kukubona ko bikwiriye kubw'umugambi dufiteho. Mwanya nk'uyu twongeye guca bugufi imbere yawe ngo uhabwe icyubahiro. Mwuka wera muyobozi, yongere yobora intekerezo zacu n'ubwenge bwacu, busobanurire icyo dukwiye kuba cyo imbere yawe, kugira ngo imibereho yacu ibiguheshe icyubahiro, ngo batubone batunemo kukubaha ndetse no kukuvuga no kukwerereza, nawe here kuba guhimbaze. Iyi si irimo ibibazo bikomeye cyane, abenshi baragenda bava mu ruhande rwawe kubw'imiraba ibakubita hirya no hino, ariko nyamara ntabwo babasha kubonera amahoro ahandi atari kuri wowe. Uduhe gusobanukirwa n'amahoro utanga, ya yandi akomeza umutima w'umuntu, akabasha kuba ayo kumutera ibyiringiro, ngo nitubasha kuguhanga amaso mu gihe gisa n'iki ngiki k'Imana yacu, ahabwa icyubahiro mu mitima yacu. Komeze kubana natwe data, kandi utugenera ibyo ubona bidukwiriye nk'abana bawe, ku bwa Yesu umwami wacu, amena. Mwene data, muvandimwe, reka nongere ngusuhuze, ngo Imana data wa twese idukunda cyane twese, iduhana umugisha mu izina rya Yesu, kuko niyo dukesha byose, niyo dukesha ubuzima. Niyo mpamvu uyu mwanya ari umwanya nkurarikira kugira ngo wongere uw'ingenzi, kuko ubasha gufashirizwamo magambo yahumetswe n'Imana, yandikisha abagaragu bayo ngo abashe gukomeza imitima, abashe guhumuriza, kandi abashe kumenyesha abantu iby'ibihe n'igihe, ndetse babashe gusobanukirwa n'icyo bakwiye gukora kugira ngo babashe kuba mu ruhande rwishimirwa n'Imana yacu. Kuko benshi baragenda bava mu ruhande rw'Imana, ariko nyamara kuva mu ruhande rwayo siko kugubwa neza, ahubwo ni ukwishyira mu bibazo. Umwanya rero wowe ndakurarika kugira ngo umwuka gushoboze kuba mu ruhande rw'Imana, kuko tumaze iminsi n'ubundi tugira amagambo twigana mu byanditswe byera. Imana yemeye ko acishwa mu kanwa k'umugaragu wayo umunyantege nkeya, ariko kugira ngo umunyabyaha abashe kuburira undi munyabyaha. Reka ayo mahirwe ijuru ryaduhaye tuyashimira Imana, kandi dukomeza kumva neza icyo dukwiye gukora. Tuzarushaho gusobanukirwa neza byinshi kuri iyi channel yacu yitwa Igihe Giheruka, aho nawe uzatanga umusanzu wawe kugira ngo n'abandi babashe gusobanukirwa n'aya magambo agaragara nk'ubwiru mu maso ya benshi, ariko nanone asobanutse ku bashaka kuyumva yowe na mwuka w'Imana. Uyu mwanya ndakurarikira gutegera amatwi insanganyamatsiko y'amagambo meza cyane turakomora mu nzandiko zera,
ni amagambo afite insanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga ngo iki cyo kizahitana benshi. Mbese utekereza yuko abo benshi kizahitana ni bande? Mbese ni ikihe? Niyo mpamvu nkurarikira gutegera amatwi iki kiganiro ngo kibashe kugufasha, kandi Mwuka Wera arabasha kugushoboza uramutse ubyizeye kandi ukabyemera. Turaza gusoma isomo riboneka mu gitabo cy'umuhishuzi Yohana, aho dusoma mu gice cya 13 ku nsanganyamatsiko itubwira inyamaswa yavuye mu nyanja. Kandi iyi nyamaswa yavuye mu nyanja, ku kiganiro kimwe twatambukije kuri channel yacu, ikiganiro ushobora gukurikirana uramutse nawe ushaka kumenya icyo twavuze. Ni ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko yatubwiraga ngo amaraso azongera ameneke. Inyamaswa rero wabasha gusobanukirwa neza niyo ariyo nk'uko twabibabwiye, aderese zacu cyangwa se kuri channel yacu mwabasha kumenya ibiruseho. Ariko ubu noneho turi ku nsanganyamatsiko maze kuvuga, aho tugiye gusoma iri somo riri ku murongo wa 8 mu gice cya 13 ritubwira ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Twumvise umubare w'abantu benshi cyane bazaramya iyi nyamaswa yavuye mu nyanja, ariko nanone ikagira igishushanyo kizaba kihagarariye. Twabashe kubona nanone muri iki gice cya 13 aho twabonye ku murongo wa 15 ahubwo cyahawe guhumeka ngo cicishe abatakiramya bose. Mbese utekereza ko impamvu ari iyihe abari mu isi umugabane mwinshi uzaramya iyi nyamaswa? Hazaba harimo amayere, hazaba harimo amacenga, hazaba harimo ibigaragara nko gufasha, hazaba harimo ibigaragara nko kugirira abantu neza, ndetse ni inyamaswa izaba ifite imibereho nk'iy'intama. Intama ifite icyo ishushanya. Intama ishushanya kwitonda, intama ishushanya guca bugufiya, ariko nanone mu kuvuga kwayo ivuga nk'ikiyoka. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kuyitahura bisaba ubwenge mvajuru, bisaba kuba uzaba uri mu Mwuka w'Imana, naho ubwenge bwa mwene muntu ntabwo bwabasha gusobanukirwa n'amayere yayo, k'umubare mwinshi uzagwa muri uyu mutego. Umugaragu w'Imana Pawulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo mu gice cya 4 ku murongo wa 1 hari kutubwira ngo ariko umwuka ni Umwuka Wera avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Abantu benshi, amadini menshi, amatorero menshi batari mu Mwuka w'Imana kandi banasenga, bazayobya. Ni ku Mwuka w'Imana yabigaragaje ngo bite ku myuka. Mu yandi magambo hari indi myuka izagira ibyihishura, ikagira ibyo ibwira abantu, ikagira ibyo ivuga, kandi rimwe na rimwe bikagaragara nk'ukuri kuko babyizeye, ariko nyamara ibi ngibi atari ukuri. Wabyumva neza kuri uyu murongo wa 14 nanone mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, ariko utubwira ngo iyo beshe bari mu isi ibyo bimenyetso, ndavuga ya nyamaswa twabonye
iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya ya nyamaswa ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso mu minsi y'imperuka bizakorwa ndetse n'ibitangaza, ariko abari mu mwuka w'Imana nibo bazabasha gutahura ibyo bimenyetso. Mbese bazabitahura biciye mu yihe nzira muvandimwe? Ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iki cyo kizahitana benshi, iki cyo kizahitana benshi. Mu rwandiko rwa kabiri umugaragu w'Imana yandikiye Timoteyo, turaza gusomamo amagambo ari mu gice cya 3, aho dusoma ku murongo wa 16. Igice cya 3 ku murongo wa 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kugira ngo uwo muntu wamaze gusobanukirwa n'ibyanditswe byera ahinduka umwana w'Imana kandi abashitse afite n'ibimukwiye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera. Uyu munsi wa none muvandimwe utegeye amatwi iki kiganiro, ndagira ngo nkubwire yuko abanyamadini benshi, abanyamatoro benshi ntibabasha kwisomera ubwabo, ahubwo bagendera ku byo ba bishop bababwiye, ku byo abashumba bababwiye, ku byo abapasiteri bababwiye, ku by'abahanuzi bababwiye. Ntisomere muri Bibiliya, ubwo bakabwira ngo Imana irambwiye, ngo Imana iravuze ngo. Ese Imana ivuze ngo iki? Imana ivuganira n'ubwoko bwayo mu nzandiko zera. Kera yavuganaga n'abahanuzi, kera yavuganaga n'abagaragu bayo, ariko abo bahanuzi yabandikishije ibyanditswe byera kugira ngo babashe kubyandikira bo mu minsi turimo bazabashe gusobanukirwa. Ni gute umuntu akubwira ngo aravuze ngo ntiyabisomye, nta gihamya guhaye, Imana irambwe ngo? Uwo muntu ni muntu ki ubasha gusobanura iby'Imana? Twasomye ngo bazita ku myuka iyobya bave mu byizerwa. Mu yandi magambo, basige ibyanditswe byera ku ruhande, ahubwo babashe kwita ku myuka iyobya y'abigisha b'ibinyoma ndetse barimo n'abadayimoni. Igitangaje kirimo igitabo cy'umwanditsi Ellen White cyitwa Intambara Ikomeye, ku magambo yumvikana neza atari mu rujijo. Ni mu gice cya 37, kivuga ngo ibyanditswe byera ni umurinzi wacu. Ibyanditswe byera ni umurinzi wacu. Hariho amagambo ari kutubwira ngo nta n'umwe uzahagarara ashikamye mu gishuko giheruka keretse abahagaze bashikamye mu kuri kw'ijambo ryayo. Umuntu wese azagerwaho n'iki kibazo ngo mbese uzumvira Imana kuruta abantu? Iki ni cyo gihe cyacu cyo gufata icyemezo giheruka. Muvandimwe wanje, niba wumvise neza aya magambo, ikizarinda abantu ni uko abantu bazaba basobanukiwe n'icyo mwuka w'Imana asobanura mu nzandiko. Ndetse ku paji ya 502, kuko tuje turi ku paji ya 501, ari kutubwira amagambo akomeye cyane ngo ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga cyangwa ibyemezo by'inama nkuru y'ibihugu cyangwa ibiterane by'amadini, ibiterane by'ikira, dore ko ubwinshi bwabyo ari bwo bubitera kuvuguruzanya, ntibigomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera Imana. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo
uko niko Uwiteka avuga. Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu, kubakira, ku bantu bavandimwe, aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu kuri ba bishopu, kuguhanga amaso ku bapasitoro, kubigisha b'iby'iyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo kushakashaka mu byanditswe byera ngo nabo ubwabo bimenyere ubwabo icyo Imana ibashakaho. Ndagira ngo wumve neza, ukagenda icyumweru, ukwezi, pasitoro, bishopu, umushumba, padiri agusomera, yarangiza ngo twakire neza ijambo ry'Imana ngo tubishimiye Imana, nawe ubwawe ufite amaso abona, ufite ubushobozi bwo kuba watunga ibyanditswe byera, utisomera ngo umenye icyo avuze ngo ni igiki. Ndagira ngo wumve ubwo buhumyi uburyo buteye ubwoba. Benshi rero muri aba ngaba nibo twabonye ngo benshi bazayiramya, keretse uw'izina rye ryanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Niko ibyanditswe byera byatubwiye. Mbega muvandimwe wanje, paji ya 504, ukuri n'icyubahiro by'Imana ntibitandukana. Kuri twe abize Bibiliya ni ikidashoboka kubahisha Imana intekerezo z'ubuyobe. Ntabwo wavuga ngo naho nja harahagije, ngo ibyo namenye birahagije. Wamenye ibikise? Ese bihamanya na mwuka w'Imana? Ese niko Imana ivuga? Ese niko ibyanditswe bivuga? Cyangwa niko runaka avuga? Cyangwa niko runaka yavuze? Benshi bavuga yuko icyo umuntu yaba yizera cyose, ngaho nimwumve abavandimwe, apfa kuba ari inyangamugayo. Ewe umva, hari n'abadasenga bagaragaza ibintu bigaragaza nk'aho ari byiza kandi bigaragaza yuko ari iby'ubunyangamugayo, ariko nta mwuka w'Imana bagira, yewe batanasenga, batanubaha n'Imana, kandi bagashimwa muri sosiyete yuko bakora ibintu byiza. Ukaba watangaho n'urugero rwose, baba muri Croix Rouge, baba muri Caritas, baba mu miryango runaka ifasha, ariko nta bumuntu bagira. Ariko kandi kubaho kugizwe no kwizera. Niba tumurikiwe n'umucyo w'ukuri, ariko tugakerensa amahirwe yo kumvira no kukureba, ubwo tuba tukwanze, duhisemo umwijima mu cyimbo cyo kugendera mu mucyo. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza. Niho navukiye, niho nasanze ba sogokuruza, ni idini rya mama, niho nkwiye kuba nta handi. Ariko iherezo ryabyo rikaba inzira z'urupfu. Niko nsomye. Uwabonye amahirwe yo kumenya iby'Imana ishaka, mwene data uteze amatwi uyu mwanya, muvandimwe wanje wumva iki kiganiro, uwabonye amahirwe yo kumenya iby'Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo gucumura. Wumve neza, ibyo ntabwo bindeba, sinshaka kugira ibindi menya ngo ntazabibazwa. Ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo kumenya iby'Imana ishaka. Mbega amagambo akomeye. Nta nubwo buba bukibaye urwitwazo rwo gucumura. Umugenzi ugeze mu mahuriro y'inzira nyinshi, aho ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengagije ibyo byapa akanyura mu yo abonye ko imubereye nziza, ashobora kuba abikoze yumva ko ari mu kuri kwe. Azatahura bidatinze ko yanyuze mu nzira yamuyobeje. Mbega ibyapa bitandukanye, icyapa kimwe kigiye hari ikindi, kigiye hari ikindi, urahitamo icyo ushaka. Ariko kuba uhisemo icyo ushaka kikuyobora no mu bintu bitari byiza, ntabwo bisobanuye ko icyo cyapa aho cyakuyoboye ari aho ukuri. Bidatinze uzisanga ko wibeshe, waciye inzira itariyo nubwo icyapa cyakuyobeye. Amahirwe abantu bahawe inzandiko zera, bahawe ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana, kugira ngo babashe kubabera umurinzi. Nibahitamo rero ibindi,
ntabwo bazatinda kubona yuko bibeshe bona nubwo babyitemo babishaka. Imana yaduhaye ijambo ryayo, umve neza, kugira ngo ridufashe kureba ubwacu icyo Imana idushakaho. Igihe umunyamategeko yasangaga Yesu, uyu ni uwitwa Nikodemu, yamusangaga nijoro, uyu ni uwitwa Nikodemu, ndetse hari n'umusore wamusanze wavuze yuko azi amategeko yose. Igihe uyu munyamategeko yasangaga Yesu akamubaza ati nakora iki kugira ngo ndagwe nzaraga ubugingo buhoraho, umukiza yamusubirishije ibyanditswe agira ngo byanditswe bite mu mategeko? Usomamo iki? Ubujiji ntibubasha guha umusore cyangwa umusaza urwitwazo cyangwa ngo bubakureho igihano gikwiriye uwacumuye itegeko ry'Imana, kuko ubwe yifitiye mu biganza by'Imana yacyabwa icyubahiro ubusobanuro n'amabwiriza bwaryo. Kugira imigambi myiza rero nka babandi twabonye bakora n'imirimo y'ubugiraneza ntibihagije, kandi ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona kimubereye cyiza cyangwa se icyo pasitori yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye bwite, agakiza k'umuntu kari mu biganza bye. Akwiriye kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ukwizera k'umuntu kwaba gukomeye kose, uko yaba yiringira kose ko pasiteri we azi ukuri, ibi si byo byaba urufatiro rwo kwizera kwe. Dufite urwandiko rw'inzira rutwereka ibyapa byose biyobora abagenzi, inzira igana mu ijuru. Nta rwitwazo dufite rero rwo kugendera mu bihimbano by'abantu, kuko twahawe umucyo uhagije. Mbega amagambo meza! Iki cyo kizahitana benshi muvandimwe. Ku rupapuro rwa 509 ku muburo uheruka rero, uyu muburo uheruka ni umuburo uteye ute? Igihe ubutumwa bwabwirizwaga na marayika wa mbere ndetse na marayika wa kabiri ndetse na marayika wa gatatu mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho uzasoma mu gice cya 14 uhereye ku murongo wa 6, hari marayika ukomeye uboneka mu gice cya 18 cy'igitabo cy'ibyahishuwe, yunganiye uyu marayika wa gatatu ubutumwa bukomeye cyane, avuga ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Aya magambo ndakorerekera kuyasoma umuvandimwe, kugira ngo uzabashe gusobanukirwa n'inyamaswa yakomeje kumvikana n'igishushanyo cyayo ni iki. Umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa se mu kiganza. Uyu nguyu ni uzagenerwa ibyo uzasoma munsi birimo umujinya w'Imana mu gacuma karimo umujinya wayo udafunguye. Magambo rero ku rupapuro rwa 509 umuburo uheruka. Muri icyo gihe Babuloni yibutswe mu buhanuzi nk'uko mbikubwiye mu gice cya 18 ndetse no mu gice cya 14 muri aya magambo, kuko ibyaha byabo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Babuloni rero yujuje urugero rw'ubugome. Ndavuga Babuloni inyigisho z'ukuri n'ibinyoma, harimo kuvanga ibintu. Arega amategeko si ngombwa, batwagwa n'amategeko n'ibivume, Yesu yarabambwe ngo tubamburwe. Ariko muvandimwe, Yesu ati nimunkunda muzitondera amategeko yanje. N'umwana ababyeyi bafata nk'umwana wumvira n'uwumvira ababyeyi akitondera n'amabwiriza bamuhaye. Imana igira amabwiriza, Imana igira amategeko. Uhereye kera kose ijuru ryahoze rifite amategeko rigenderaho, yewe n'isi ifite amategeko. Imana rero ntabwo ari yuza amategeko ku buryo bavuga ngo kuko udashobora kwica itegeko rya leta ngo bikugwe neza, iry'Imana ryo, Imana umuremyi, utekereza yuko aribwo bagubwa neza? Imana iramutse itazahana bica amategeko yayo yaba itagira gahunda, kuko n'isi guverinoma z'isi zidahanya bica amategeko nazo zaba zitagira gahunda. Niyo mpamvu hari n'amagereza, hari na gereza y'Imana rero mu gihe giheruka, aho hazabaho irimbukiro ku bagomeye amategeko y'Imana. Iyi Babuloni rero icyo yabwirwaga ni iki ngiki
ngiki kuko yari yujuje urugero rw'ubugome, niyo mpamvu yabwirwaga amagambo akomeye cyane aho abantu bakwiye gusohoka muri Babuloni. Reka dusome muri icyo gihe Babuloni yibutswe mu buhanuzi muri aya magambo, kuko ibyaha byabo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwayo. Babuloni yujuje urugero rw'ubugome, none kurimbuka kwayo kuregereje. Ariko kandi Imana iracyafite ubwoko bwayo bukiri muri Babuloni. Mbere y'uko Babuloni icirwaho iteka, ubwoko bukiranuka bukiyirimo burahamagarirwa kuyisohokamo kugira ngo bwe gufatanya nawo ibyaha, kandi kugira ngo bitabariramo no gusangira ibyago byabo. Ayo ni amagambo akomeye cyane. Mwene data, ikigeragezo giheruka ni ikihe? Ubwo ubutumwa rero bwumviswe butya ngo bwoko bwanje nimusohokemo, iryo tangazo rirasongera ubutumwa bwa marayika wa gatatu nk'uko twabibonye, gufataniriza hamwe kuburira buheruka abatuye ku isi. Isi ihanganye n'igihe giteye ubwoba. Amahanga yose yo ku isi afatanyirije hamwe kurwanya amategeko y'Imana. Hagiye gutanga itegeko ku bantu bose. Abantu bose aribyo twabonye ngo abari mu isi bose bazarihamya, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, imbata nawe umudendezo. Bizaba bihuje n'umuco w'itorero wo kuruhuka ku munsi wa mbere, ariwo sabato w'ihimbano. Abatazumvira iyo tegeko bazahabwa ibihano ndetse n'abaturage, hanyuma bacirwa urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, amategeko y'Imana arimo no kuruhuka umunsi w'isabato ararikira umuntu wese kumvira ubushake bw'Imana n'amategeko yayo, birimo no gutangazanya umujinya igihano gikomeye kubagomera amategeko yayo. Iri tangazo ni iri, iki cyo kizahitana benshi. Itangazo ritangarijwe umuntu wese kandi ryumvikanye uzica itegeko ry'Imana bikoreye kugira ngo yumvire itegeko ry'abantu, bizaba ari byo byitwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa twabonye mu gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 13, kizaba ari igihamya cyo kumvira ubundi bubasha butari ububasha bw'Imana. Niba wumvisha amagambo neza, isabato izaba icyitegererezo cyangwa se ikintu gitandukanya. Iyi sabato izaba icyitegererezo gikomeye cyo kwizera, kuko ariyo ntandaro y'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi kugeza n'uyu munsi wa none. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu, nibwo hazaba umurongo cyangwa se umusitari hagati y'abakorera Imana ndetse n'abatayikorera. Muvandimwe wanje, wumvishe aya magambo akomeye cyane. Ndagira ngo nkurarike muri uyu mwanya wongere wumve neza icyo inyandiko zisobanura. Iri tegeko ryashyizweho n'abana b'abantu, ryashyizweho na Roma, rifite umwihariko waryo ni uko Imana yashyizeho amategeko, abantu nabo baricara bashyiraho amategeko yabo. Iki cyo kizahitana benshi. Ndagira ngo nkurarike muri uyu mwanya rero. Amagambo nshaka gusoma nanone ari mu magambo aboneka mu gitabo cy'uyu mwanditsi cyitwa Umwiteguro w'Imvura y'Itumba, kuri urupapuro rwa 5. Akaga kegereje. Baranditse ngo akaga gakomeye gakomeza kwibasira kiyungikanya. Satani azi ko igihe cye gisigaye ari kigufi. Yashize abakozi bose ku murimo kugira ngo abantu bariganwe, abantu bagire gutara bariganwe, bahendwe ubwenge kandi bazingitiranwe, badamare kugeza ubwo umunsi w'imbabazi uzarangira, maze urugi rw'imbabazi rukingwe. Bavandimwe, nk'uko urwo mu gihe cya Nowa rwakinzwe, umugari uriyungikanya urushaho gushega. Mbese twiteguye kuwutsinda? Ibigeragezo n'ibishuko biteye ubwoba birindiriye ubwoko bw'Imana.
ibigeragezo n'ibishuko biteye ubwoba birindira ubwoko bw'Imana. Inyigisho y'usore ikwiriye gutanganwa ubwenge bw'imanza ziteye ubwoba isi zacirwa bidatinze. Imana iha ubwoko bwayo rero gukanguka, kugira gutera gukanguka. Ku paji ya 7 amagambo akomeye cyane, uteze amatwi ntazi uruhande uherereyemo, ntazi uwuriwe, by'umwihariko ku bavuga ko basigaye kandi bahawe ukuri. Nabonye abasigaye cyangwa bategereje batiteguye ibyenda kuba mu isi. Ubugoryi bumeze nk'ibitotsi nibwo bwibereye mu bwenge bw'abantu b'ingenzi bigisha kwizera kudafite ubutumwa buheruka. Umurimo ukomeye ukwiriye gukorerwa abasigaye hamwe n'ababandi bari muri Babuloni. Marayika yaravuze ati, ingabo nyinshi z'abamarayika babizira bagose mujarajaza ubwenge bwanyu mu buyobya ngo bushukike vuba bureke umurimo w'umwiteguro. Marayika yaravuze ati, abakomeza isabato bakwiriye gupfa ku ntarije. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dusoza, mugaragu w'Imana Pawulo mu rwandiko yandikiye Abagalatiya mu gice cya 5, reka tugerageze kurusoma uru rwandiko yandikiye Abagalatiya muri iki gice cya 5. Ni amagambo akomeye cyane dusanga muri iki gice cya 6. Murakoze. Ku murongo wa 7 atubwira ngo, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Muvandimwe wanje, iby'uyu munsi wa none nibyo uzasarura. Niba warahisemo gukurikira abantu kubwo kubanezeza, aho gukurikira Imana n'ijambo rye ngo rikuyobore. Niba warahisemo kumvira amategeko y'abana b'abantu aho kumvira amategeko y'Imana, ibyo biba nibyo uzasarura. Ariko noneho haracyariho amahirwe. Wowe ukiri muri Babuloni, wowe ukiri mu nyigisho z'ibinyoma, wowe ugira rimwe mu mategeko y'Imana wica, yewe harimo n'itegeko ry'isabato, anariryo mbarutso rizatuma umubare w'abantu benshi babasha kongera kuba bakorerwa akarengane, cyangwa se abenshi nanone bakaba mu ruhande rw'inyamaswa. Ni iri somo riboneka muri Bibiliya mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa muri iki gice cya 17. Igice cya 17 hariho amagambo meza ari kutubwira ngo, kuri uyu murongo wa 30 ari kutubwira ngo, nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bangana batera bose, ndetse bari hose mu madini atandukanye hose, kwihana. Kuko umurongo wa 31 yashizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije witwa Yesu, kandi ibyo yahamirije abantu bose ubwo yamuzuraga. Imana yacyagwa icyubahiro. Mwuka wera muyobozi agushoboze gutera intambwe kugira ngo uve mu byo warimo bitagira umumaro, ubashe kuyoborwa na Mwuka, usome ibyanditswe byera kuko ari wo murinzi muri iki gihe, ubasha kuturinda tukanasobanukirwa naho igihe kigeze n'uruhande dukwiye guhereramo, kugira ngo nawe ubarwe mu mugabane w'abana b'Imana basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya konku kwa Yesu, kuko Yohana Umuhishuzi yabigaragaje. Ngaho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya nko kwa Yesu. Ni amagambo yumvikana neza mu gice cya 14 cy'igitabo cy'Ibyahishe umurongo wa 12. Abo ngabo rero nibo bazahabwa ku byasezeranijwe, kuko babwiye amagambo avuga ati, numva ijwi rivugira mu ijuru riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfapfire mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo myiza ijanye nabo ibakurikiye. Mwuka w'Imana gushoboze muvandimwe wanje, kugira ngo nawe ubashe kubarwa mu mugabane w'abana b'Imana mu izina rya Yesu. Murakoze data kuko wongeye kutumenyesha amagambo y'ubugingo, aho tubonye yuko byanditswe byera ari wo murinzi, kandi tukaba tubonye ikigeragezo giheruka yuko ari hagati y'urwibutso ndetse nk'ikimenyetso kikugaragaza nk'Imana cyangwa se isabato, mu gihe ikizagaragaza abari mu ruhande
rw'umwanzi ari igishushanyo cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa. Reka Mwuka Wera abashe kudusobanurira ukuri mu buryo bwuzuye, kugira ngo abari muri Babuloni, abari mu itorero ndetse n'abandi bibwira yuko hari ukundi kuri bazi, Mwuka abashe kubasobanurira ukuri ku ijambo ryawe, nibasha kuba mu ruhande rwawe, bakabasha nabo kwitondera amategeko yawe, bakagira guhamya nk'ukwa Yesu, icyubahiro kirushaho kubicaho mu mitima yabo. Kandi tubisabye twizeye yuko Mwuka washoboje abatubanjirije natwe agomba kudushoboza, ndetse n'abandi bose bashaka gutera iyi ntambwe akabashoboza. Niko tubisabye tubyizeye ku bwa Yesu umwami wacu, amena.